gute wo kubabarira baba batangiye kubisahura ubwo tayari baba baratwaye nawe babimwibira mwirari ry'ibyo ararikiye kubera ko yashakaga umugabo ariko Imana yamwimye umugabo kubera ubusambanya akorera mu bazungu ngiye kumva numva umugabo we azaca mu guhagarika ubusambanya agafata umwanzuro wo kutagira gute wo kudasambana haro mwihangane yego numvaga telefone impamagara mwijuru baraduhamagara tukitaba harakantu nakunze gukoresha mu kiganiro nkajya mvuga ngo yego yego yabaye ikibazo kandi ngewe iriya yego mba mfite icyo ndi kwiyumvira yego gituma mvuga yego yego rero yabaye yego abo yabangamiye uyo ni defo yanjye nanjye uzayakire byarananiye kubireka ntago ari mbi yego ntago ari mbi umva rero bavandimwe banjye ikintu cyaje kuntungura yahisarira urumva ari ayo mafaranga batwaye numva nawe yabaye umugugu mu muryango bituma cya gisambo nacyo kiza kwiba nuwango naba bambura nabo haraba bafitemo ikibazo cyo kudakorera Imana nkuko bigize gute bikwiye yego Imana ikaguha ubutunzi ukarekurira mu nyungu gusa utagira urukundo rufasha ababaye kubera ko bikunze utagira urukundo rwubaka inzu y'Imana kubera ko bikunze utagira urukundo rugura ibyuma mu rusengero kubera ko bikunze yego ukumva uzajya kureba umushumba gusa ngo umuvome yego nurangiza ngo witahire kubera ko wamubonye mu ikoti ryiza na costume nziza kubera ko hari aho Imana yamutabariye nguje kumuvoma muri igendeye genda ejo uzareba undi ugenda ariko hari aho uzagera ugahura n'igisambo ngenda arabango Imana iri mu kazi noneho ngewe reka mvuge ngo Satani ari mu kazi yes abantu nibabe maso ariko se mu by'ukuri tubwizanye ukuri ndi imbere ya kamera yego oya ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka wa mukristo we wagiye kureba umuhanuzi yego akakubwira ko kugira ngo uwo muroza kurekura ari uko muri busambanye yego ngo batangira babwira ngo barakora kuri sexe bagatangira babwira ngo nibabigenza ukuntu reka nkubwire umupfu yahuye n'undi mupfu yego uri gusamba yahuye n'undi uri gusamba barasambana nibagende basambe dushyingure kuko byagenda uko ariko kose amarimba ategereje abapfungwa agire gute abakire uwo muhanuzi ufata umuganye bakagenda nibasambana nyine n'uri gusamba wahuye n'undi uri gusamba barangire bagira gute barasambana nta kindi narenzaho nawe basambanyije nawe ubwawe wari umusambanyi uwo muhanuzi yagusambanyije ari umusambanyi nawe ubwawe wari umusambanyi kuko iyo utaba umusambanyi tayara kikubwira ati nkoreho wakozamo ibirenge ukagira gute ukiruka kuko umukristo wese ndabyemera wabonye umugabo kuri kamera uri umukristo warakijijwe ngo kubera ko yahanuye ngo barafunzwe bakahita bafungwa uje wirukanka yego ngo kubera ko ngo yavuze ngo bamuhaye akazi ubundi se tutahanuye niba warize nta kibazo ufitanye n'Imana nta bazimu bafashe akazi kawe kubera icyo utazabona akazi kubera ko yahanuye ngo ubonye akazi ukahita ukajyamo tumuhanuzi tinzamugwa inyuma nakubwira ati kuramo tindakuramo yampesheje iki akazi kwa generalize ibyo ni ibiki koko ngiye ndumva ibyo tutanabitindaho abasambanyi bahuye n'abandi basambanyi nibagende basambane dushyingure mbabarira niba ucyandika niba ukiri kodinga ni ikibazo giteje impungenge ari nayo mbarutso yatumye abahanuzi benshi bakora aya mabi yego ikindi kibazo cya kabiri urafasha tubibike urumva icya mbere ni uburyo abantu batubona yego icya kabiri ni uburyo twebwe ubwacu twibona twananiwe kugira gute kwihangana umva rero icya gatatu usheri umfashe gufata bino bintu umva shitani arimo arakindiganya y'igihe cyarangiye n'imbaraga mutekano ziragenda noneho icya mbere fasha icyambere fata record ndimo ndagenda mbyibuka kandi niyo turi kuganira gutya biba birimo bigenda bijya muri kamera ngo biragenda birimo nta kibazo icyambere ni uko umuhanuzi ahagaze icya kabiri ni uko umuhanuzi
abantu bamubona uko bamubona uko bamufata. icya gatatu ari nacyo kirimo ngira ngo iminota myinshi yego ni abaje bakugana imyitwarire bagaragaje, kuko aho hantu uko ari hatatu umuhanuzi yarahaguye arangije amaze kuhagwa shitani aba yamubonye abamuteje itsi, umuhanuzi ahinduka igitutsi. Nyamara tugize urukundo tugakunda umuhanuzi twasanga ari twe twamugize uku kuntu ari, yego nitwe twamugize uku kuntu ari. Uyu muhanuzi basi niba ufite agasukara karobo sibyo waramukunze unywa ka cyayi nawe uramuharanywa, cyangwa waragiye umumaramo amavuta umubiri urakakara uragenda unywa wenyine. Ese uyu muhanuzi wagiye kureba ufite akanusu wamushyiriye akarobo nawe usigarana akarobo, cyangwa waragiye uramutagangaza umusiga ari gupfa, nawe arangije ananirwa kwihanganira gupfa areba igisuzugara watereka ibisi nabivamo ndabigurisha. Impamvu iki kibazo nkikubajije mama Chance nanjye ntago biturutse kuri jye, ariko ni Imana ishatse kugira tubariza abantu. Hari abantu b'abahanuzi b'ukuri bahanura bya nyabyo, ariko agahanurira umuntu ariko isaha itarenga agahanurira umuntu ari umukene, ibi isaha itararangira nta kibazo ndimo ndabikurikirana nta kibazo kuko agahanurira umuntu tugifite igihe cy'isaha rwose ndahari. Urumva birababaje ni ukuri. Agahanurira umuntu ari umukene, wa mukene ibyo amuhanuriye bikagenda bigasohora, akagura imodoka, ndetse muri cya gihe yamuhanuriraga akamubwira ngo nibisohora ngo Imana ningirira neza ikansubiza ubuhanuzi iherezo. Kandi uturindire mu isi, buri wese umurinde bitewe n'uko wateguye kuzabana nawe muri ubu bwami, kubwo kwemera kugendana nawe. Dutabare tabara ubwoko bwawe, tabara ubwo Topaya Zenebo wiwi tabara Yesu tabara Yesu Rozenebo tabara izo nzirakarengane z'abahanuzi, tabara izo nzirakarengane zihungira mu bahanuzi, tabara Yesu, tabara isi, tabara abari kujya mu ijuru, abo batuye muri iyi si nk'abashyitsi. Topaya Zenebo yaya ye zine robe ti kaya bonevo awi ndakumva Yesu ndengera. Nihabwa icyubahiro. Ni Imana iba yarabishatse kugira ngo nyine niyo yabikoze mbese kunyambika umwambaro umwe n'ukuntu nukwite imyambaro ndayifite, ariko sinzikanze igihe nzayikuriramo, ariko izayinkuramo umurimo wayo nurangira mu bigendanye n'abahanuzi. Iyo kanzu yawe rero ni imwe mu myenda ufite, ariko Imana yashatse yuko uza kuri social media uwambaye kugira ngo abantu bayikumenyeremo ngaho, abantu bayikumenyeremo, cyangwa se abantu bavuge ngo ubwo yambaye iriya kanzu hari icyo tugiye kumva tutari twiteze. Mana nayo nandi makuru. Ubwo rero Imana ishimwe yabyemeye. Umeze neza ariko mu masha yiko cyubahiro ni cya data wa twese, nasingizwe iteka ryose. Nta wundi muntu wabikubwiye se? yego nabari abapolisi barinda rino shyamba harimo wabimbwiye ngo ngo wambaye nyine nk'abakozi b'Imana. Yes, byanejeje nyine. Iyi ni imyambaro y'abakozi b'Imana. Ni imyambaro Imana yemeye ko wambara kugira ngo yiheshe icyubahiro muri iki gihe cya none. Kandi muri uku kuganira kwacu buriya ntunabyibazaho cyane ngo nabitindeho cyane. Hari abantu benshi bahamagawe, hari abantu benshi batoranijwe, ariko Imana yababwira ngo bambare nk'uko ishaka bakanga. Reka nkubwire muvandimwe Didi, ntago byoroshye. Uzi kugira ngo Imana ikubwire ngo ambara uwo mwambaro ninjye uzakubwira kuwukuramo, amva ntago biba byoroshye. Nayo ni inzira ifunganye mina kwambiye. Urumva Imana yabikubwiye njye ntanahari ntanabizi, ariko turimo turiganirira simbizi uko babije. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bananiye Imana b'abahanuzi, cyane cyane ko ikiganiro tugiye kuganira ari ikiganiro kijyanye n'abantu b'abahanuzi. Ni nacyo gihe ndimo nyine cyo kuvuga nyine iby'Imana ishaka ko mvuga ku bigendanye
n'abahanuzi uruhirahira abantu barimo kubw'abahanuzi. Imana rero ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Amashansi, hari ikiganiro watanze ahantu ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma icyo kiganiro ugenda uvuga ukuntu abahanuzi bagiye banga kumvira Imana, ugenda uvuga ukuntu abahanuzi bagiye banga gukora ibyo Imana ishaka, ugenda uvuga ukuntu abantu basanze abahanuzi nabo ubwabo bagiye bakora ibitari iby'Imana ibashakaho, ugenda uvuga ukuntu mu nsengero mu bashumba hari abashumba bashumbye ariko bakaba bameze nk'aho mu rusengero nyirizina ahakabaye hari ijambo ry'Imana abantu bahumvira ijambo bagafashwa, ngo habaye nko mu isoko hamera nko mu iguriro. Naratekereje ndavuga se iki kiganiro kuba yenda sinzi twebwe dusengera i Kigali n'abatabizi babyumve, twe turi i Kigali, ariko hari insengero zimwe na zimwe mu cyaro abantu baza igihe cyo gutura bakazana imyaka, bakazana ibishyimbo, bakazana ibijumba, bakazana mbese ibyo bejeje mu yandi magambo, ariko no babigeza hariya aba bamaze gutura nyine bagahindukira bakabigurisha. Se naribajije, se niryo guriro Imana yabonye mu nzu y'Imana? Ese ni irindi guriro? Iri guriro rimeze gute Mama Shansi? Abantu bo mu cyaro banyumve kuko hari n'abampamagaye ibyo bintu barabimbwira, nyine ni ubutumwa natambukije. Yego. Mbumaranye igihe nubwo ndi kubusohora kino gihe, ariko mbumaranye igihe. Ku bakeneye wenda kuba babwumva bakabukurikirana, nabutanze ahantu Imana yambwiye ngo yafukuye nk'ikigega cy'abahanuzi. Nongera kubutanga kuri YouTube channel mu Rubavu rwa Yesu Imana yampaye. Wenda uwakenera kumva ubwo butumwa agiye anakurikirana n'ibibazo neza se cyangwa bimwe mu bibazo dufite kugira ngo bishakirwe umuti, ubutumwa banyumve neza. Nasobanuye parite 3 zari mu kibaya, ibice 3 byari mu kibaya. Noneho buri gice ngenda nkivugaho, noneho nza kugaragaza ukuntu Imana yanyeretse ikintu kimeze nk'iguririro. Rero ririya guririro riba mu cyaro, hari uburyo rikorwamo bitewe n'ikihishe inyuma y'iryo guririro, bikaba byemewe n'Imana, ariko hari n'uburyo bikorwamo bitewe n'ikihishe inyuma y'iryo guririro, bikaba ibigawa n'Imana. Ndaguha urugero, none se ubundi mu cyaro buriya amafaranga yahakunda kuba make. Hari igihe umuturage yezereza imyaka, muri kwa kwiyezereza imyaka akayizana mu rusengero, mu rukundo akunze gushyigikira ubwami bw'Imana mu rusengero. Kandi mu rusengero imyaka yazanywe n'abaturage 1 2 3 4 5 10, ntabwo ibyo bintu byose byabikwa mu nyumba y'urusengero ngo bizakoreshwe byubaka urusengero bigira ibyo bikora. Rero mu buryo bw'umwuka wihishurirwa wagutse mu bwenge n'ubuhanga, abashumba bashumbye aho mu cyaro mwuka yaje kubasanga, birangira bagiye babishyira mu mafaranga, kuko n'ubundi byo kurya ni amafaranga. Niba umukecuru yejeje ibishyimbo ni amafaranga, nyine amafaranga ni ibishyimbo. Niba azanye ibyo bishyimbo bakabigurisha mu mafaranga, yego iryo ntago ari iguririro, ahubwo ya mafaranga yabonetse umukecuru ahabwa umugisha, abashumba bakamenya icyo gukora, noneho ya mafaranga akajya yakora umurimo w'Imana, kuko ibishyimbo bijya mu nda gusa. Ntago ibishyimbo byagura ibyuma, ntago ibishyimbo byasana amabati y'urusengero, ntago ibishyimbo byakuraho urugi rushaje ngo bishyireho urundi rugi, ahubwo ikibazo ni umwuka wihishe inyuma y'ibyo bintu. Kandi rwose uburyo nabonye bikorwamo mu cyaro, rega nanjye hari amasomo y'Imana nigiye mu cyaro. Yego Imana ijya kunyambika, ijya no kunsinyira kiriya gitabo nyine ngo no kudefanda, byabereye mu cyaro. Biriya bintu rwose nge naranabibonaga nkumva nuzuye umwuka wera. Iyo mu cyaro aho byakorerwaga, Imana rero yaranjyanyeyo, ngewe navukiye naho i Kigali, ariko Imana injyana mu cyaro kugira ngo nige nyine mu bintu byabereyeyo byanejeje Didier. N'icyo kirimo Imana ishimwe. Byakorwaga neza, umukecuru akaba yatanga ibishyimbo by'ibihumbi 5 kubw'umurimo w'Imana, undi akaza akabigura 15 kubw'umurimo w'Imana, undi akaba yabigura 20. Hari umudugudu narindiho, ahubwo niba ari ahantu umwuka wera yaricaye wese naho hantu, ugasanga abantu bahawe imigisha. Hari umupapa nagiye kubona uburyo yahaye agaciro ibishyimbo, ngiye kubona mbona Imana imugize umukire mu cyaro, imuha umugisha wo kweza ibishyimbo. Ubu mu cyaro ni umukungu w'ibishyimbo areza akagurisha. Rero Imana ishimwe, ntarukaho
mu biganiro. icyo wavuze turakigarukaho mu biganiro. Hari ikindi kintu numvise mu kiganiro ngo abantu baza basanga abahanuzi. Ubu turi mu biganiro, bwari ubutumwa. Bwari ubutumwa. Ngo abantu baza basanga abahanuzi ngo bakaza babizeye ko ari nkaho arizo mana baje gushaka, bakumva ko ibyo babashakaho byanze bikunze ngo bagomba kuhita babibona, ngo ndetse n'ababahanuzi nabo bakumva ko hari icyo bashaka kuri ba bantu baje babasanga, ngo noneho ngo bigatuma niba ari umukobwa yenda waje gushaka umusore cyangwa se kugira ngo yenda bamuhanurire mbese cyangwa bamurebere ko ashobora kuzabona umugabo, ngo hanyuma ngo bagafata ngo ku bintu byashinganwe. Ibi bintu byashinganwe, natekereje afite ibi bintu byashinganwe umwe yaka undi akemera kubitanga, byarangiza bigahinduka icyaha. Ibi bintu byaba ari ibihe? Ese impamvu y'ibi bintu byonyine kwitwa ibyashinganwe ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo iyi mpano y'ubuhanuzi, iyi mbone y'umuhanuzi, iri jisho ry'umuhanuzi rireba ibyo aya maso atabona, ubwabyo ni ibyashinganywe. Ibi ntibigurwa ntibigurishwa. Ibi bintu ingororano zabyo ziba mu rukundo. Ibi bintu twabiherewe ubuntu, tugomba kubitangira ubuntu. Ubu buntu rero si ukuvuga ngo uzaza kureba umuhanuzi ngo mukamure ngo utahagwa aho ngaho apfa aho ngaho, ngo kubera ko ngo mama Chance yavuze ngo byaherewe ubuntu, ngo nzajya kureba umuhanuzi ngo ngende ngemene umuhanuzi yicwa n'inzara, ngo cyangwa ngo ibi bintu ngo byatangiye ubuntu, ngo nzajya kureba umuhanuzi ngende nubaka amazu umuhanuzi atagira haba, ngo ibi bintu ngo kubera ko byashinganywe ngo nzagenda ngo ndebe umuhanuzi andeberemo. Yego, oya, ibi bintu ni ibyashinganywe kuko mu gushinganishwa kwabyo Imana igira uburyo ibikurikirana, ikagira n'uburyo ibihemberamo ababikoresheje neza. Uburyo rero ibi bintu Imana ibikurikirana ikabihemberamo ababikoresheje neza, ni ibintu bikorerwa muri banki yitwa urukundo, rubasha guhemba ibifatika. Ni ukuvuga ngo ibi bintu iyo ibikoresheje neza, uko wagiye utera urubuto, yego, mu butaka bwahinzwe, uru rubuto rurakura, uru rubuto rukera, uru rubuto rukabagarwa. Igihe iyo kigeze ujya muri wa murima ukajya gusarura. Yego, ubu rero ntago we muhanuzi wemere kujya muri wa murima ngo wisarurire. Uwaguhaye bino bintu niwe ujya kugusarurira. Ubu buryo rero uyu waguhaye bino bintu ajya kugusarurira, yego, agenda muri ya mirima yateguwe, yego, agasarura ibigize gute? Ibyeze. Nk'uko tuzi neza ko, yego, umushumba Kamizo yagize gute? Aragiye. Ariko kirazira, yego, gufata inka ukayikama igihe cyo gukamwa kitari cyagira gute? Kitari cyagera. Ni ibyagize gute? Ni ibyashinganywe. Kirazira gufata inka ihaka ukajya kuyikama. Kirazira gufata inyana ukajya kuyikama. Yego, ni ibyagize gute? Ni ibyashinganywe. Kirazira gufata umurima umaze guteramo intebe ukajya gusanza ibitaka utakurura imbuto ngo urejeje. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ndavuga umuhanuzi, yego, watojwe akigishwa, yamara kwigishwa agahabwa impamyabushobozi akinjira mu kazi. Uyu muhanuzi mu kazi arimo hari aho ahemberwa. Iyi ntago ari mayibobo bagenda bafungurira, yego, nta nubwo ari umusabirizi wo ku muhanda bagenda bajugunyira. Uyu ni umukozi urangaje ugira aho ahemberwa, kandi nta handi ahemberwa, ni muri banki yitwa urukundo ruba mu ijuru. Ikazi igakurikirana ngo uwacu yakoze neza, imirima yireze, nimwihute mujye kumusarurira. Mwuka wera akahita agenda, urumva, akajya muri ya mirima wabibyemo. Umurima ashatse kuvuga ni iki? Yego, umurima ni njyewe, ni wowe. Ni wowe waje ugana umuhanuzi, waje ufite urwiri, waje uri ibyatsi bimeze nabi. Uyu muhanuzi arasabwa kuguhinga agakuramo ibitaka, urwiri. Mana yajyanye mu cyaro iranyigisha, hari navuye ntanahinze, nabirebejaga Mana, narabwiye ngiye sinzahinga Mana, nzahinga mu murima wawe, ariko gufata isuka nkagira gutyo mbabarira wite. Ariko yaranyigishije. Nuko ngo uru rwiri, yego, muhanuzi urasabwa kurukura
muri uyu murimo ukawuhinga neza warangiza ugatera imbuto ugategereza bikera ubu buzima uyu murima rero yego igihe nikigera mwuka wera wakoresheje ya mpano y'ubuhanuzi wahawe ugenga ubuzima bwose azajya kuri wa murimo wahinze ndavuga wa undi waje kugana umwuka musange mu rukundo ahita amucisha kuri banki yumve ko agomba kuza gushyigikira iki umuhanuzi uyu rero Imana niramuka imusanze akananirwa kwicara kuri gishe ngo ahembe abakozi azirukanwa hehe wa murima yego ya myaka yavuyemo izarumba sinzi impamvu ndi kuvugira mu mikari ntabwo nzi wa murimo uzongera urare imyaka yasaruwemo yego y'umuhanuzi ikajyanwa hitakagombye kujyanwa izafatwa n'imungu bita ubugugu yego ubwo ndi kuvugana n'umuhanuzi wihanganye yego inyana ikavuka akayirera ikageza igihe cyo kwima mara kwima igahaka nyine yamara guhaka ikazatanga inyana igatangira igakamwa yego igihe cyo kugira ngo iyi nkikamwe niyimana umukamo izajyanwa mu ibagiro bayibage rero wowe muhanuzi kuri aha hantu uri urasabwa kurinda izamu ryawe ugakorera mu rukundo kuko hari urukundo haboneka kwihangana aba bantu b'Imana baza bakugana ugakora icyo ugomba gukora igihe cyagera ukajya guhembesha kuwaguhaye iki akazi yamara kubona kuri ibihembo agacaho watanze aho waragiye akaguha umukamo cyangwa agaca mu mirima wahinze yego akaguhereza imyaka yawe wahinze dore rero iguririra uburyo ryaje mu nzu y'Imana wowe muhanuzi Imana igukubisa impano ibanje gucisha mu cyo bita isomo ryitwa inzara ariko igushyize mu nzara muri wowe wicishijemo ibiryo yego haje umuntu abadayimoni bo mu miryango bateje ubukene aguhungiyeho aho kugira ngo ukubitisha aba badayimoni ko wihangana inzara ubakubitishe ko wihangana inzara batinye ko wabarwanyirije mu nzara bahite baguhunga yego basohoke muri wa muntu agenda hirwe namara guhirwa umurima wawe ubureze Imana izagusarurire ukahita utsindwa isomo rya mbere bwa bukene ukahita ububonera mu gisubizo cyuje aho nta niyerekwa burya rihari utangira kubona amayerekwa y'ibyo ugize gute urarikiye umuntu yaguhingukaho nawe arazezengeye nta epfo nta ruguru yigirira wenda ni umudiyasipora kubera ko wumvishe ko ari umudiyasipora wenda yibereye muri Amerika amaze amezi 6 ari umushomeri arirarira ku muhanda nta epfo nta ruguru ntagira kubera ko ufite irari ry'abadiyasipora wibereye mu isomo ry'ubukene aho kugira ngo utabare umudiyasipora abadayimoni yahagurukanye mu Rwanda abadayimoni nta mikino bagira ntibareba kuri muri Amerika barakomeka umutabara umufasha abadayimoni bahunge yinjire mu kazi muri Amerika hesha Imana icyubahiro ukahita umubonera mu shusho y'ubudiyasipora warangiza ati rero kugira ngo Imana iguha akazi keza aho ngaho muri Amerika urumva bafite amayeri menshi bakoresha ya gisitani amayeri menshi ya satani bakoresha abateza iryo rari ubwo budiyasipora ukaburamije ikigirwamana cya Amerika cyuko atuye muri Amerika warangiza ati rero ati Imana izaguha akazi keza Imana izabigenza neza niba ari umuhanuzi ufite kwisuzugura abadayimoni bakubita kwinshi akabahita atangira kukubwira ibibazo afite yego nawe kubera inzara ufite y'umuhanuzi ntukibona Imana wabonye umuhanuzi ukahita ugenda ukajya guteka imitwe muri Amerika kandi ntushinga ntubyina nubwo uri muri Amerika ukabawohereje ibihumbi 200 byawe warariye amajoro iminsi 3 ukabira bimuhaye nawe ati Imana yatabaye urumva ubundi akajya ahora kubonera muri 200 akubwira akazi kandi akazi nagahari ubwo ikintu kizarangiza ibyo yego kubw'iryo guririro akazi ukemura ibitova mu muhanuzi hagasigara impano ubundi impano igakorerwamo n'umwuka w'irari satanike ubundi akaguhanurira mu irari nawe irari wazanye ryo kwimika umuhanuzi aho kwimika Imana rikaba rirakwatatse ukajya kwihingagura Imana nawe ikaba yigiyeho ku buzima bwawe tayari guriro rikaba riratangiye mu nzu y'Imana inzu y'Imana ntago ari birabiza utujyamo inzu y'Imana ninjye inzu y'Imana ni wowe Imana yareba aba bantu babiri ikabona iguriro rigize rite riratangiye wa mudiyasipora yakubita umwaka nta kazi arabona 400 yaguhaye azarira amarira kukurikire muhanuzi
nurangiza ya mafaranga yego wakiriye tayari wagurishije ibyashinganywe yego 200 tayari hari ikintu yatwaye usanga usigaye mu guhanura utuzi mu guhanura ibitangaza kandi uyu mu diaspora wagendeye mu kumuhanurira akazi ntiwabanje kubaza impamvu Imana atabona aka kazi wenda mu Rwanda yakurikiye baterekereye ikigirwamana cy'ubusambanyi n'urugero ndi gutanga ikigirwamana gifata amafaranga yabo kugira ngo yigarangize abone akazi atabanje gusenya ubusambanyi biragoye ntago Imana izaguhishurira nyirabayazana ahubwo uzahora ubona gitera wibere muri gitera be gitera kubera iki ihishurirwa rya nyirabayazana riri mu kwihanganira yego muri rwa rukundo Imana izakureberamo Imana ifite uburyo itureberamo nta handi turebera ni mu rukundo icyapa kituyobora inzira ijya mu ijuru ni urukundo Imana nikureba ikubura isanga uri mu icuraburindi ry'ibyo ugize ute urarikiye ibyo urarikiye ubwo ngubwo no kuvuga ngo ntago izaguha mwuka wera ntago azaza ngo aguhishurire ibiri mu kirere cya kabiri cy'imigambi ya shitani ngo umenye ikiri gutuma akakaza atakabona uzibera muri gitera yonyine ikindi gikurikiyeho Didier yego reka mvuge kuri aka kantu tugaruke mu iguririro wenda wowe mu diaspora Imana rwose ba diaspora munyihanganire kuko niba ari ibintu bibabaje ni ikigirwamana cyitwa ifaranga mu ba diaspora ikigirwamana cyitwa ibyo kurya mu bahanuzi mu cyaro ibi bintu bibabaje Imana ku rwego rwo hejuru reka mera kuri aba diaspora kuko ndi kuri kamera yego isi yose iratureba mu cyaro baratureba na hariya baratureba ugeze utyo ubonye umuhanuzi kuri kamera barabikoze yego mu by'ukuri Imana ntiyanze gukorera ivugabutumwa ukeneye Imana mu muhanuzi yego ukeneye no gukora umurimo mwiza w'ivugabutumwa ariko wirebera Imana mu nyungu z'ibyo urarikiye ngo ubutunzi Imana yaguhaye ubujyanire mwirari ugenda ujye kugura ibyashinganywe diaspora kitora mukozi w'Imana isumba byose yego niyo mpamvu navuze ngo ku mpande zombi hose turafata kuko Imana ntago irakariye abahanuzi gusa irakariye n'icyitwa baza bagana abahanuzi abasingiza abahanuzi umuntu akitora ubwo akubonye kuri kamera bemera nabo batemera wenda nabivuzeho mu gice cya mbere cy'ibyatambutse ku musaraba ku bigendanye n'ikiganiro twakoze ku muhanuzi wenda uramwumvisha arahanuye ibintu bihise bisohora dore naho ngaho shitani yadutwarije igitugu muri ahanura ibintu bigasohora yavuze ibintu nanjye narinziho ntago kizakwereka umuhanuzi nyawe ari uko yahanuye ibintu bigasohora kuko no kwa shitani bitangaza bigeze gute bibaye nta nubwo kizakwereka umuhanuzi nyawe ari uko yakurebeyemo nikuzimu bararondora abarangi bafite uburondozi yego ikizakwereka umuhanuzi nyawe yego nuzaguteza intambwe mu buryo bw'umwuka iyo ntambwe wateye mu buryo bw'umwuka irakugarukira no mu mubiri ibintu bikagira gute bigahinduka kuko ubuzima bwacu tubayemo bwangirikira mu mwuka ubwo mu diaspora rero akaba arakubonye ati uriya rebamo ati rero ndabona ibyo ari byo byose abantu benshi baramukeneye ngewe kugira ngo mwibonere ndabanza mukubite nk'ibihumbi 200 nabona ibihumbi 200 abanyarwanda barakennye ntago dukennye dufite Yesu iyo ufite ibi bintu uba ufite ubutunzi ibi bintu bihamagara byose yamara kukubona urumva ubwo tayari satani yinjiye waguzwe ntiwamenya ko wagize gute waguzwe ati mukozi w'Imana nagukunze ndashaka kuboherereza amafaranga kuri Western Union yego nawe yari yarabivuze yari yarabitubwiye ubwo ukabugize gute ukubisa umunwa mu mazi bikera ukaburayoye kandi twatojwe ko tugomba kuyoza iki amashyi abanza ukareba ko amazi nta gikeri kigize gute kirimo ukareba ko nta mutubu ugize gute urimo Mana yacu nigire gute nishimwe noneho ntaguhaye 200 ubwo ibyo ari byo byose Imana yaguhaye akazi iguha na gahunda y'uburyo ukoramo akazi umva mwanzerereze mwe z'abahanuzi mwamayibobo mwe z'abahanuzi mwabajura mwe b'abahanuzi mwijije mwarinjiye murasesera mwanga guca mu irembo ngo mubanze musakwe murebe ko mwujuje ibyangombwa iri sesera ryanyu yewe mwami wanjye sinzi uwo numvisha avuga ngo ibisambo byivanze n'iki n'irondo noneho yamara kohereza bya bihumbi 200 kubera irari ry'ibyo urarikiye
yego n'izi kamera tuzaho reka badutuke murashaka viyuzi murashaka amafaranga nta kindi mushaka ikibazo si ayo mafaranga kuko turayakenera nibwo buzima tubayemo ikibazo si izo viyuzi ahubwo ikibazo ni ikihishe inyuma y'izo viyuzi ikibazo ni ikihishe inyuma y'ayo mafaranga ninde se utayakenera ninde se udakenera amafaranga umwana kuva avutse kurenda kuzi ni kashi yego ariko umuhanuzi agira aho abikuza agira aho akura ni mu kuyoza iki amashyi ukamenya ko igihe cyo guhembwa cyagize gute cyageze uyu muhanuzi rero yego abereyeho kurebera hose birashoboka ko uyu muntu aje mu rukundo akakurindagiza kubwira ari ry'ibyo ararikiye yego banza ibazanye umenye ibyo ari byo yego ni byiza nta kibazo yego akira ariko nunakira yego ubanza umenye ibyo wakiriye ukubitire shitani muri ibyo ugize gute wakiriye yiza kukwambura ibyashinganywe ngo uhite umushyira imbere umugire ikigirwamana mu ruhengeri nibahamagara ati reka reka nta kiva mu ruhengeri ni ibirayi kandi ibyo ntabyo nkeneye kurya narabihaze Mana yanzanye mu mujyi none ingejeje kuri kamera mu ruhengeri se niyo yazana ituro ko yazana ibirayi yego ubu utangiye kureba West Union mu diaspora yahamagara mu gitondo nta wundi wo kwitabwa yahamagara nimugoroba umudiaspora yahamagara saa sita umudiaspora ubwo ikigirwamana cyabaye nde Imana aho hanira cyahari sasa rero iyi Mana yitwa umudiaspora Imana ya Isiraheli izagifata igisenyera imbere yawe igitemagure yego wa mudiaspora ategereze kuzabona ubutabazi mwirari ry'ibyo yaje cyaje kugura impano ahebe niko gutemagurwa nibyo bikomera abantu babitse hehe imitima umuhanuzi yandiyaya bayakuriye wayajyanaga mama Chance urakoze cyane Imana iguha umugisha ukomeje ku kintu nkunda kubaza abantu benshi nk'umunyamakuru nkunda kubaza abantu benshi b'abahanuzi abakozi b'Imana ese ni gute umuntu aza gusanga akaza ari umugwe akaza yarasambanye akaza ari umujura akaza ari umwibone hanyuma muri za mbaraga z'Imana yatanze muri ya maso y'Imana yatanze y'ubuhanuzi no kwerekwa aho kugira ngo uhanurire uyu muntu umubwire kwihana ukamubwira ko Imana imuhaye umugisha ese uyu mugisha ushobora kuza hejuru y'ibyaha ko nzi neza ko mbere yo kugira ngo umuntu yakire umugisha abanza kwihana uyu mugisha birashoboka umva nkubwire rero wafura ubwo natangaga ubutumwa buherutse naravuze ngo ikibazo si ibije ahubwo ikibazo ni uwakiriye ubundi umuntu w'Imana yego ikintu niba uri umuhanuzi banza ubwawe wihanurire yego hari ijambo Imana yabwiye Kuro iramubwira ngo nzaguha umugisha uri ahantu mu mwijima ngo kandi ahataringaniye nzaharinganiye ahameze nk'ibyuma by'ibihindizo nzabicamo kabiri ndabyemera ko aya mafaranga avuye ku gisambanyi cyazengereje ariko iki gisambanyi kubera ko hari abo wagiye wakira bakakuriganya kubw'ubugugu koko nk'uko bavuga ngo abanyarwanda turakennye ariko ni ukuri kwiyera dufite Imana turabakire oya bafite Yesu ntabwo yewe Kirisito we noneho wihuriye n'inzahare yego uzitaho urazitabara ibintu bigenda neza yego Imana irakwishimira ibonye igisambanyi kiri hariya kirakubonye iti mbonye umuhanuzi cyohereje 200 mwirari ryo kugira ngo ukiteho yego nawe uhise ugendera mwirari ry'ukuntu wari uyakeneye yego urakiriye banzu yakire nibyo yewe amafaranga nyapfa gusubiza inyuma ariko kugira ngo nyakire ndabanza nkabaza Imana ibi bije niki ni ibiki muhanuzi banza ubaza Imana ibyo bije ni ibiki ibi bije bishorewe niki uyu muntu ararushye ni umusambanyi yego nyuma yuko wakira banza utabariye indushyi yego iyi ndushyi utabaye nujya aya mafaranga ashorewe n'ubusambanyi tayari ubwo wakira iki muri wowe wakiriye ubusambanyi nawe haleluya niho uzisanga tukubona kuri kamera ejo tukazakubona warabaye igihomora wirirwa usambanya abakobwa mu mujyi wa Kigali utaza aho wahumaniye wariye ibizira wafashe ibiziru byinjiza mu byera yego ahubwo mbere yuko wakira ibyo banza wakirire mu isi y'umwuka umenye ibyo wakiriye
noneho ubizirurire mu kubanza kweza uyu muntu ukoresheje amavuta ya gihanuzi. Imana yacu nigire gute? Nishimwe. Muri kwa kuzirura, yego, namara guhumanuka akize bwa busambanyi, ya mafaranga azezwa n'agakiza yagukuyeho. Kubera iki? Ubusambanyi yaburekuye, buraza bumera nk'urukundo rugutwikiriye. Babazimu b'ubusambanyi bamera nk'abagutwikiriye mu rukundo rw'igikorwa yakoze iyi nzirakarengane y'Imana. Dore rero ikintu kibi turi gukora, saguhaye kubera ko waje ufite irari, aguhaye 200 aho kugira ngo ubaze Kristo ibyayo mafaranga, ukomeze ukora umurimo nk'uko wagakoze, ukahita ubona ishusho mu diaspora. Nutangira kumurana, yego, ati yohereje 200, nimvuga ko ari umusambanyi ntayazongera kugira gute? Tanahita kongorera, kuko buragira ivuga butumwa mu isi y'umwuka ritangara. Nta nubwo tuzigera tubwiriza ngo tugeze aho abakozi bandi. Umwuka satanike ufite ivuga butumwa, tugendana, turarirarana, turarikarabana, ahantu hose tuba turifite. Azahita akubwira turamenye. Wenda wanarebye mubona ubusambanyi, ukahita utinya kuvuga iki? Ubwo tayari ubusambanyi ubuguzi ibihumbi bingahe? 200. Ugatangira ukamubwira ati umva uko Uwiteka avuga. Uwiteka ari he koko? Uwiteka aho hantu ari he? Ngumva uko Uwiteka avuga, Imana irakuzamuye. Ubwo nawe yakumva kuzamurwa ati nohereje 200, Uwiteka aranzamuye, ubutaha nzohereza 400. 400 yaza ati yes, ati Uwiteka arambwiye kubwaya 400, ati bigenza uko. Ubutaha ati anzamuriye kuri 400, noneho nzohereza 1,000,000. Ubwo tayari Mwuka Wera yarigendeye hagati aho ngaho. Ikigirwamana cyitwa mu diaspora n'ifaranga kigatangira kigakora kuri telefone. Iyi ndirimbo ntago nzayireka, yego, kuri telefone, yego. Imana yo mu ijuru urumva urahamagarwa, uhamagarwa n'ababuraye, urahamagarwa n'ababwiriwe, urahamagarwa n'abo basohoye mu nzu, nuko umuhanuzi n'imbone ya rubanda, ntago ari uw'abakire. Ntago umuhanuzi yazi uw'abakire, nta nubwo umuhanuzi yaziye abadiaspora, ntago yaziye abafite amafaranga. Umuhanuzi aganwa na bose. Ubwo icyo gihe shitani ahantu yamaze kugushyira, urimo uraramye ikigirwamana mu diaspora amafaranga, umuntu ukora muri banki amafaranga, mbega urimo uraramye iki? Ikigirwamana. Tayari umuntu urushye basohoye mu nzu ntago uzongera kugira gute? Kumwikoza. Niho hahandi wa mu diaspora nawe azabona ahamagaye mu gitondo, ukitaba saa 6, ukitaba saa 8, ukitaba ati burya kuba ndi muri Amerika. Ejo yabona undi nawe akabara ahamagaye. Umwaka washira kakaza kagategereza kakabura, na kuzamurwa akabitegereza akabibura se, cyangwa niba ari umugabo yaje gushaka akamubura. Ibi bintu ntago azabiceceka, yego. Azahita ajya imbere y'Imana ati nahuye n'umutubuzi, ati barantuburiye. Ese bagiye kugutuburira wowe? Wabanje ukisuzuma ubwawe. Niyo marira n'induru ziri kuvuga ngo batuririye ibyacu, batuririye ibyacu. Rero kubera ko nta cyahishwe kitazigera gitwikururwa, nizo nduru ziri kuvuga, niryo guririro navugaga. Rero ahantu habonetse iguririro hakabura urukundo rw'Imana, abajura bakinjira, ari wo myuka mibi yatwatatse, yego, byanga byakunda umuhanuzi azaba igitutsi. Kuko umuhanuzi, itorero ryubakiye kuki? Ku muhanuzi. Ntago uyu mucuruzi wo mu cyaro, kuba ari mu cyaro, erega ntago bikorerwa aha, no mu cyaro byaracitse, birahari hose, na hariya mu gikari byaracitse. Uyu mucuruzi ntago ari uzavugwa, ahubwo umuhanuzi niwe uzaba ikibazo. Ariko we muhanuzi wabaye ikibazo. Ibyo wakiriye ntago wabanje kubimurika imbere y'Imana ngo umenye ibyo wakiriye iki ibyo ari byo. Yego, hari irindi jambo, hari ahandi hantu wavuze ngo wowe muntu usanga umuhanuzi, ariko ukagenda umeze nk'utagiye guca bugufi, utagiye gusenga, utagiye kugisha inama, ahubwo ukagenda umeze nk'aho ujyanye amafaranga, umeze nk'ugiye kwigurira umuhanuzi. Uvuga ngo uwo muntu nawe azabona ishyano. Mbese mu yandi magambo, Imana izamuhana kuko ubutunzi bwe ntago yabukoresheje mu gukiranuka, ahubwo yabukoresheje mu kugerageza abakozi b'Imana. Bavuga ngo uyu muntu nawe azabona ishyano. Ego Yesu, ngewe Imana impa buriya butumwa, yego, ntago yigeze imbwira ko irakariye abahanuzi. Yambwiye ko nababagana nabo bariho inkoni y'iki? Y'Imana. Umuntu umwe aherutse kumpamagara, ambwira ukuntu ngo
yagiye mu bakozi b'Imana b'abahanuzi 4 uwa gatanu niwe yahagarikiyeho ngo iyo yumvishe izina umuhanuzi ahita abona abajura abatekamutwe noneho ndangije ndamubwira ntiwashakaga iki se ngo ngewe ngo rwose ngo nabonye ngize imyaka 30 ngo mbona nkwiye kujya gushaka abahanuzi none se umaze gushaka abahanuzi umugabo waramubonye ngo wapima amasha ngo umugabo naramubuze none se tubanze twumvikane nge nawe tuvugane basi muri abo bahanuzi babaye hari uwabashije kukubwira igituma ugize 30 utarashaka ngo wapi ngo wonageraga ambwira nyine ibikorwa byagiye bimukorwaho yego none ikintu cyantangaje cyanambabaje yego urumva ikibazo si umugabo yabonye uribuka mu butumwa naravuze ngo nabonye inkota babatema kutiha babatemesha inkota bita oya inkota ya bananiwe gutegereza bananiwe inkota mu butumwa birimo iyo nasohoye ubutumwa kubusubiramo birango nanjye sigara ngumva nk'abandi inkota yo kudategereza kutihangana yo kudategereza n'ubwo uyu muntu umugabo aramubuze asigaranye n'igikomere cy'ibye bagize gute bari ndangije ndamubwira ntumva rero nkubwire ni mu gihe cyashize Imana itarampana buno butumwa kuko abari kuza ubu barabizi kuri telefone Imana arambwiye ati funga ubanze ujye gukura abantu banjye mu ruhirahira ikirere kirafunze nubwo dusenga ikirere cyagize gute cyarahumanye abantu bari kuvuza induru abahanuzi ati Imana turazira iki ibintu byarakomeye ariko Imana izidutabara noneho ndamubwira nti rero ngewe mama shansi uzugana niyo waba uri gupfa sinshobora gusengera ikibazo cyawe ntaramenya icyateje ikibazo ndamubwira nti mbere yuko njya kumenya impamvu ugize imyaka 30 utarashaka ndabanza menye impamvu abo bahanuzi bakuriye ayo mafaranga agana gutya Imana ikabyemera kandi ndi kumva uri umuragwa w'ubwami ndi kumva uzaba mwisura umupagani ariko ku iherezo ukazezwa arambwira ati ye tubwo si Imana yampa ijuru ntuzi impamvu Imana izaguha ijuru iyo wacumuye ubura amahoro iyo wakoze icyaha ubura iki n'ubu nanjye kumpamagara ni amahoro waburiye mu isi aho kubuzwa amahoro n'ubutunzi ubuzwa amahoro no gukora iki icyaha ntituvugane turi babiri ntiwirirwa usambana n'abazungu iyo usambanye n'umuzungu haruguru arusinziriye ati wapima amashandara nkanuye naha nturumva ikintu kizaguhesha ubugingo ikibazo si uko usambana ahubwo ikibazo wihutira gukaraba numva rero icyatumye aba bahanuzi bakurya ndabanza nkubwire kino kintu kumbe iyo mu mahanga yagiye urumva yibera muri nge urumva yigwijeho ubutunzi na bene wabo yasize mu Rwanda ntashobora kugira icyo agira ate abamarira nagiye kumva numva musaza we ni imbobo mu Rwanda ntiyanamwoherereza n'ibihumbi magana angahe 200 yego Mana ikiranuka Mana imenya abayo Imana yo mu ijuru kumbe mu rugendo rwe rw'ubuzima ntiyigeze yigishwa kubabarira yego abitse igikomere cy'umujinya afitiye musaza we yego bituma nta cyamumarira nyina wabo wabareze nta kintu amumariye yirunzeho ubutunzi ngo ntacyo nabaha bagize gute barambabaje yego noneho Imana iragenda ikoresha babajura nyine binjiwe bataye urukundo rwo gukorera Imana mu rukundo bahita binjira mu kujya kwiba nyine ngo mu badiaspora niho amafaranga aba yego bya bisambo byivanze n'irondo Imana ibimuteje bya abavandimwe kubera umutima yabuze wo kugira gute wo kubabarira baba batangiye kubisahura ubwo tayari baba baratwaye nawe babimwibira mwirari ry'ibyo ararikiye kubera ko yashakaga umugabo ariko Imana yamwimye umugabo kubera ubusambanyi akorera mu bazungu ngiye kumva numva umugabo we azaca mu guhagarika ubusambanyi agafata umwanzuro wo kutagira gute wo kudasambana haro mwihangane yego numvaga telefone impamagara mwijuru baraduhamagara tukitaba hari akantu nakunze gukoresha mu kiganiro nkajya mvuga ngo yego yabaye ikibazo kandi ngewe iriya yego mba mfite icyo ndi kwiyumvira yego gituma mvuga yego rero yabaye yego abo yabangamiye uyo ni defo yanjye nanjye uzayakire byarananiye kubireka ntago ari mbi yego ntago ari mbi umva rero bavandimwe banjye ikintu cyaje kuntungura yahise arira urumva ari ayo mafaranga batwaye numva nawe yabaye umugugu mu muryango bituma cya gisambo nacyo kiza kwiba nuwango naba bambura
nabo hari ababa bafitemo ikibazo cyo kudakorera Imana nk'uko bigize gute bikwiye. Yego, Imana ikaguha ubutunzi ukarekurira mu nyungu gusa, utagira urukundo rufasha abababaye kubera ko ubikunze, utagira urukundo rwubaka inzu y'Imana kubera ko ubikunze, utagira urukundo rugura ibyuma mu rusengero kubera ko ubikunze. Yego, ukumva uzajya kureba umushumba gusa ngo umuvome. Yego, nurangiza ngo witahire kubera ko wamubonye mu ikoti ryiza na kositimu nziza, kubera ko hari aho Imana yamutabariye, ngo uje kumuvoma murigendeye. Genda, ejo uzareba undi ugenda, ariko hari aho uzagera ugahura n'igisambo cyita kikubwira ati kugira ngo ubone umugabo zana, urabanza uzane. Ni ukuvuga ngo icyo ubibye nicyo ugira gute usarura. Benshi muri aba bagiye bibwa, yego si bose, ariko harimo n'abibwe kubera ubugugu bwo kugundira gukorera iki Imana. Ugasanga Imana iraguhaye, ukwezi kwa mbere uramira, kwa kabiri uramira, nta mwene wanyu wafasha. Yego, nta mukene wagaburira, nta nzu y'Imana wakubaka, baragura ibyuma mu rusengero urakanuye gusa, uri aho ngaho uri gushyushya intebe, wicaye ku ntebe ntuzi uko yaguzwe, ntiwanagura n'indi, ngo utegereje ngo bakwiteho. Hamwe uzakubitane n'igisambo cyinjiye mu nzu y'Imana, kize kibirye, kuko icyo ubibye mu isi byanga byakunda uragisarura. Rero Imana yaje kunyerekamo hagati y'umuhanuzi n'aba bantu barya, mbona n'icyo kibazo kigize gute kirimo. Benshi muri aba bagiye bamburwa, nabo babuze urukundo rwo gukorera iki Imana. Ese urarenda umuhanuzi ajya kugutekera imitwe, we wagize umutima wo gukora ibyo ugomba gukora mu gihe cyawe? Ni ukuvuga ngo ibyo wagundiriye n'ubundi Satani waguteje kugundira yiteguye kuzaza kubyiba, kuko Shitani nta mikino agira. Iyo umukoreye misiyo ye ni ukukwiba no kukwica no kukwiba. Ubwo bugugu wagize rero bugundira, hamwe uzahure n'igisambo cyiza kikubwire yuko umugabo uzamubona utanze miliyoni. Hamwe uzahure n'umuhanuzi w'umushumba witagangariye, wibere mu irari ryo kubaka urusengero ashaka ubutunzi, nimukubitana nta wundi Imana izaguhuza nawe, kubera ibyo wibye Imana nayo izaguhuza n'ibindi bisambo. Nurangiza nukubitana n'uwo mushumba, numubwira ikibazo yambaye ishusho y'ubushumba, ariko mu mutima nta bushumba, nta gusukwaho amavuta y'ibyo yanesheje yihangane, nta kindi azakubwira ko kugira ngo ubone umwana ari ukugura ibyuma by'urusengero byose. Kubera iki? Ayo wambuye y'urusengero nayo wariganyije mu muryango abo utafashije mu gihe Imana yari iguhaye iki ubushobozi. Rero tureke guca imanza mu bahanuzi, natwe ubwacu dufitanye ikibazo n'iki n'Imana. Nta muntu wakoreye Imana mu rukundo, topaya zenebo, wakoreye Imana yakwicara mu rusengero, Imana yamubwira ati ariko buriya iyo ntebe wagura indi, nuzaza mu rusengero yabona aho yicara. Ariko buriya wagura umukeka abanyamasengesho basengeraho, burya bazasenga ibibazo byawe bigakemuka. Ngo Imana izaguhuze n'igisambo, ntibibaho. Bahura n'ibisambo kuko nabo babaye iki ibisambo. Igisambo n'ikindi biramenyana. Yego, igisambo cy'umuhanuzi kizahura n'igisambo cy'intama. Uzarebe inyamaswa iyo zigendana, yego ziramenyana. Indaya imenya indaya, igisambo kikamenya igisambo. Siko bimeze se? Rero bareke gusakuza ngo bariye nabo bariye. Hari ikindi, buri muntu yisuzume. Hari ikindi nshaka kukubaza Mama Chance, ngo tugire inama abantu, cyo ntago wagikomojeho mu butumwa watanze, ariko kiraje kugira ngo nacyo tukiganireho, tugire inama abantu tububake, cyane cyane abantu b'igitsina gore. Abantu b'igitsina gore hari ukuntu ngo babona umuhanuzi, bakamubona kuri channel, bakamubona kuri YouTube, bakamubona kuri social media, bakamubona yitigisa ari hejuru, ari mu ndimi, bakavuga ngo uriya muntu ngo ari mu mwuka w'Imana. Hanyuma bakajya kumureba ngo abasengere, mbere yo kubasengera akabanza akababwira ko babanza gusambana. Nagira ngo aba bantu tubabwire ko abo bantu babasaba kugira ngo basambane mbere yuko babahanurira cyangwa bababwira abangaba atari abakozi b'Imana. Mbese iki bagifate nk'ikimenyetso kigaragaza ko uyu muntu atari umukozi w'Imana, ahubwo ari umusambanyi wibereye aho ngaho. Hari umuntu waririmbye aravuga ngo Imana iri mu kazi, noneho njyewe reka mvuge ngo Satani ari mu kazi. Yes, abantu nibabe maso. Ariko se mu by'ukuri tubwizanye ukuri, ndi imbere ya kamera, yego, oya, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha
niko kujijuka. Wa mukristo we wagiye kureba umuhanuzi, yego yego, akakubwira ko kugira ngo uwo muroza kurekura ari uko muri busambanye, yego, ngo batangira bababwira ngo barakora kuri sexe, bagatangira bababwira ngo nibabigenza ukuntu. Reka nkubwire, umupfu yahuye n'undi mupfu, yego, uri gusamba yahuye n'undi uri gusamba, barasambana, nibagende basambe dushyingure. Kuko byagenda uko ariko kose amarimba ategereje abapfungwa agire gute, abakire. Uwo muhanuzi ufata umugannye bakagenda nibasambana, nyine n'uri gusamba wahuye n'undi uri gusamba, barangire bagira gute, barasambana. Nta kindi narenzaho, nawe basambanyije, nawe ubwawe wari umusambanyi. Uwo muhanuzi yagusambanyije ari umusambanyi, nawe ubwawe wari umusambanyi. Kuko iyo utaba umusambanyi tayara kikubwira ati nkoreho, wakozamo ibirenge ukagira gute, ukiruka. Kuko umukristo wese ndabyemera, wabonye umugabo kuri kamera, uri umukristo warakijijwe, ngo kubera ko yahanuye ngo barafunzwe bakahita bafungwa uje wirukanka, yego, ngo kubera ko ngo yavuze ngo bamuhaye akazi. Ubundi se tutahanuye, niba warize nta kibazo ufitanye n'Imana, nta bazimu bafashe akazi kawe, kubera icyo utazabona akazi. Kubera ko yahanuye ngo ubonye akazi ukahita ukajyamo, tumuhanuzi tinzamugwa inyuma, nakubwira ati kuramo, tindakuramo, yampesheje iki akazi kwa Jenara Yesu. Ubu ibyo ni ibiki koko? Ngiye ndumva ibyo tutanabitindaho. Abasambanyi bahuye n'abandi basambanyi nibagende basambane dushyingure. Gusa uwumva yumve, muntu usanga umuhanuzi agukoresha amakosa, umenya ko nawe wakoresheje. Nyuma y'ibyo Didier, yego, ni wa mwuka wa cya kigirwamana cyo kuramya iki, abahanuzi. Wagiye ugiye gushaka Imana iri mu muhanuzi, uba ufite ikintu bita kubaha Imana, kuko ari bwo bwenge, yego, muri wowe, kubera ko wagiye witwaje Imana wayishyize imbere, yego, izaguha imbaraga z'umwuka wera wo kwirinda navuga amabuhita ukozamo. Impamvu ayo mabi bayagwamo, bagenda ari kuramya umuhanuzi. Kigirwamana muhanuzi yahanuye gereza, bicamo barafungwa. Ngaho nyumvira, umuntu ushakira umuhanuzi mu kuba yahanuye ikibi kigasohora. Ese ubundi icyo kibi cyasohoye uzi cyazanywe nyine? ngo yaravuze ngo ntabwo ikizakubwira umuhanuzi ari ibyo yahanuye. Ndabisubiramo, nzahora mbisubiramo, n'ibyanditswe. Twe turasaza ariko ntibisaza. Yesu yarazi ko ibi bizabaho. Abigishwa bagira iherekwa kuko yerekwa ko bagendanaga nawe. Baramubwira ngo tuzababwirwa n'iki? Yigeze babwira ko muzababwirwa nuko bahanuye ngo barapfuye bagapfa, bahanuye ngo barafurirwa n'imbuto zabo. Si bibi kwegera umuhanuzi, kuko umuhanuzi ni urutoki rw'Imana rukwereka iyo ugana. Yego, nguru nyuraha, genza utya. Ariko uru rutoki ushobora kuba uri kujya kurureba ruvirirana cyangwa rwaranacitse, rukakwereka ko ruriho kandi rutagize gute, rutariho. Yesu yakubwiye ijambo rimwe, ubuhanuzi butavangiye, muzababwirwa n'imbuto zabo. Jya kureba umuhanuzi washyize Imana imbere, ariyo uri kuramya, utari kuramya umuhanuzi. Urebe ukuntu nakubwira ati ngewe numvisha umudayimoni muri Nyababyeyi, reka nkoreho, uzahita ukozamo ugira ute, kuko Imana washyize imbere izahita ikuzuza imbaraga zo kwirinda. Ubundi nurangiza uhita uhunga ugira ute, wigendere. Ariko kubera ko waje uramye umuhanuzi, ubu se ndabihakana, ubu se ndabyanga, yamaze kugufatisha imbaraga z'uburaya bwe, yego, kubwo kumuramya. Isi ye y'umwuka yinjiwe n'ubusambanyi, ari guhanurisha umwuka bita ubusambanyi. Uwo mwuka wagukuruyuzana umuramiriza muri bwa busambanyi, hamwe wicara ukuremo ijipo, ukuremo ikariso, bagusambanye, bagutera inda, uhinduka indushyi. Ubundi ingororano zo kuramya ibigirwamana ubu urazibonye. Yego, mama Chance, twaganiriye byinshi, ndakeka turimo tugenda tugana ku musozo, ariko kandi hari imbuzi, hari uburyo runaka ushaka kugira ngo ubwire abantu bagira umurongo nyirizina batagomba kurengaho uko byagenda kose, bakaba bafite ahantu bakorotiriye batagomba kurenga, haba mu buryo bw'umwuka, cyane cyane ko umukozi w'Imana yubaka abantu mu buryo bw'umwuka akanabubaka no mu buryo bw'umubiri. Hari abantu basuzugura abakozi b'Imana ngo bakabasuzugurira ko nta kazi bagira, ngo bakabafata nk'inzererezi, ngo bigatuma bababoneranira muri bwabo
muri bwa buzima bari kubabonamo, noneho bigatuma bashaka kubakandamiza no kubicaraho. Ndagira ngo n'aba bantu uze kubagira inama bubaha umukozi w'Imana, ariko kandi n'umukozi w'Imana ni nacyo wahoze uvuga, yubahe abantu bamugana aba ari bo bose, ab'umukene ab'umukire, amugane amwakire amwubahe, ariko kandi na wa mukire usanze umukozi w'Imana nubwo amusanze agaragara nk'umukene ariko namwubahe. Reka rero nkubwire, yego, ubundi byose bipfira mu muntu w'imbere. Umuhanuzi nushaka uba umusanze ikanyarira mu mwobo, yego, uyu muhanuzi afite agaciro nk'uri ibwami muri ntuza muri Serena no muri perezidansi. Uri muri perezidansi n'uri mu mwobo hariya imbere y'Imana ni bamwe. Kabiri, uyu mukene uri kuburara utagira iyabo, yego, n'uyu ngo munyamerika, yego, wubatse amazu mu Rwanda akajya no kubaka muri Amerika ni bamwe. Ikintu barushanya ni amahirwe y'iterambere. Rero ibi bintu byashinganywe, iyo ubifashe ukabivanga n'iri terambere rifatika, ibintu biba byanze. Niba uzanye icyo cyubahiro Imana yaguteretsemo ugashaka kucyicisha umuhanuzi kubera ubuzima umusanzemo, yego, ugatangira ukagura impano ze, yego, uru ruzabibu rwe ugashaka kurugura, uyu muhanuzi niyemere gupfira uruzabibu rwe ngo yemere inzara imurye, kuko umuhanuzi nyamuhanuzi umugera imbere yamaze kukubona, akabona kuri kumugura, sibyo, cyangwa uri gukorera mu rukundo. Ariko nusanga yararangije gupfira mu irari ryo kuvuga ngo uzazangana niwe nzakuraho ibiryo, niwe nzakuraho imyambaro, ananirwa kugukiza iryo rari ryo kurarikira impano uje kugura, akahita yinjira mu byo umuzaniye ugakaba arapfuye, nawe ukaba urapfuye, mukaba murapfaye. Rero inama nagira aba bantu, tureke, yego, kuvanga ibintu. Ibya Kayisari tubihe nde? Kayisari, yego, n'iby'Imana tubihe iki? Imana. Ibi bintu birashinganywe, ndabisubiramo, ntibigurwa ntibigurishwa, cyoko ziguririro ryabyo ahantu ribarizwa. Niba ushaka kujya guhaha ni mu rukundo, wabuze uru rukundo, iri soko bita urukundo rigurirwamo bino bintu, wakishe byakurangiranye. Icyambere usabwa wowe muntu uzugana umuhanuzi, yego, birashoboka ko waba ushaka n'urwo rukundo ntarwo waba ugira, yego, banza umuhanuzi umubonere mu rukundo, uze umukunze. Nushaka uba utagira icyo urya, nushaka uba wasohoye mu nzu, banza uze urebe umuhanuzi ubanje kumukunda mbere yo gukunda impano afite. Kuko iyi impano afite yo guhanura ni nk'uko Imana yaguha impano yo gucuruza, yego, cyangwa ikaguha kumenya kwita ku barwayi, yego, ni impano kandi ntaho ihuriye n'uru rukundo rutuyobora inzira ijya mu ijuru. Banza we wiyumve mu rukundo. Uru rukundo nurujyana ku muhanuzi, nirusanga we adafite uru rukundo, uzaba umuhaye, noneho nawe aguhere mu rukundo ibyo afite. Rero uyu muntu ikintu cya mbere agomba gukora ni ugukunda umuhanuzi, agasohoka mu irari ryo kurarikira impano ya gihanuzi kubw'ibyo ayishakamo. Kabiri, yego, dushyire Uwiteka imbere mbere yo gushyira abahanuzi imbere. Uyu Uwiteka numushyira imbere azagufasha muri byose kandi azakuyobora inzira yaho werekeza, kuko ibintu byarivanze, yego, byarivanze ntiwamenya ibyo ari byo. Ariko uru rukundo ariyo Mana washyize imbere, nugera ku muhanuzi arizo za mbuto Kristo yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, azahita kwereka uwo ari we, kubera ko waje washyize Imana imbere. Uzihungira, ubwo ubumenya uwo ari we, Imana izaguhuza n'umuhanuzi muzima mu gihe cyayo gikwiye. Kandi nutanamubona uzaba uri gupimwa, wenda ari wowe Imana ishaka kuba umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Erega umuhanuzi si wavuze ngo iravuze, n'umubwiriza mutumwa mu rusengero yavuga ukumva iyo washyize Imana imbere. N'iyi kamera yaguhanurira, yego. Rero icyambere ni ugushyira Imana iki imbere. Ibigirwamana turamya tukabanza tukabikubita hasi. Ikigirwamana cyitwa ifaranga, ikigirwamana cyitwa umuhanuzi, ikigirwamana cyitwa icyubahiro, ikigirwamana cyitwa hiti, ibyo byose ikigirwamana cy'amaterambere. Ibigirwamana ni byinshi turamya, kubita ibyo bigirwamana twigizeyo dushyira Imana imbere. Mbere yo gushyira Imana imbere ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Rwose humura, abo bagabo barahari kwa Yesu, n'ibindi byose birahari. Ahubwo banza rukundo imbere, rukundo n'Imana, ubone ujye ku muhanuzi. Ariko nugenda umuhanuzi wamushyize imbere, Imana iri inyuma, hama hamwe isi kubone. Yego, muhanuzi rero nawe niwe tugezeho. Yego, muhanuzi, wowe muhanuzi waje nk'umujura, waje nk'igisambo,
Imana yo mu ijuru aka kanya ukimara kumva bino nibyo wananiwe kwihanganira mu mashuri y'Imana, uratsindwa, utsindwa n'inzara, ujya kwiba ibiryo kwa rubanda, utsindwa no kwambara ubusa ujya kwiba imyambaro, utsindwa no kuba mu bukodo ujya guteka imitwe mu mazu, utsindwa no kugenda n'amaguru cyangwa n'amamoto cyangwa gutega amakwasiteri ujya kubohoza amamodoka. Ikintu nabwira uyu muhanuzi, nawe nashyira uru rukundo imbere. Uru rukundo narushyira imbere, ariyo Mana izamutoza kwihanganira, tegereza igihe cye cyo guhembwa, kuko muri ubu bwami barahemba, bazaguhemba rwose nukorera Imana neza. Imana iyo wayikoreye neza iraguhemba kandi ikaguhemba ibigize gute, ibikwiriye. Muhanuzi wahawe impano, banza usubire ku Mana ibanze guha imbaraga zo kubasha kwakira uru rukundo, imbaraga z'urukundo. Uru rukundo ruguheshe kwihangana. Nirumara kuguhesha kwihangana, utegereza igihe cyawe Imana izaguha ibigize gute, ibihishe. Wirinde kugurisha ibyashinganywe, kuko uko ubigurisha niko usigara uri igipambagara, ugasigara uhanura ibyo abantu bagushakamo, aho guhanurira abantu ibibahesha ubugingo buhoraho buzaduhesha no kubaho mu isi. Yego, hari abahanuzi cyane cyane ikintu cyitwa abahanuzi, wancyuye koko nicyo turiho. Reka tukivugeho gatoya. Hari abantu bitwa abahanuzi abenshi, nabo ubwabo bajya baganira bakavuga ngo kuhanura no kwerekwa, no mbese izi mpano z'Imana ngo abantu bazifite ngo baba ari abakene, ngo ndetse ngo badashatse ukuntu bakwishakira imibereho muri izi mpano, ngo bazarinda bapfa ari abakene. Ngo abantu bafite izi mpano ngo nta terambere bageraho, nta bakene, nta bwenge. Igihe cyose bahora bavuga ngo nabo ngo icyabaha kugira ngo impano zabo zibazamure bamenyekane, bigatuma bamwe na bamwe bavuga ngo Imana iravuze itavuze. Nta kintu Imana yababwiye, akareba umuntu akavuga ngo Imana irambwiye, nta kintu yamubwiye. Aba bantu muri buriya butumwa watanze waravuze ngo Imana izabahana. Wambabariye iki kibazo ukagisubiramo, kuko ndi kumva mwuka mbwira ngo nsoze. Iki kibazo ukibarije rubanda, ni n'ikibazo rwose uranakivuza ifuhe riramfata. Mbabarira, niba ucyandika, niba ukirikodinga, ni ikibazo giteje impungenge, ari nayo mbarutso yatumye abahanuzi benshi bakora aya mabi. Yego. Ikindi kibazo cya kabiri uramfasha tubibike. Urumva? Icya mbere ni uburyo abantu batubona. Yego. Icya kabiri ni uburyo twebwe ubwacu twibona twananiwe kugira gute, kwihangana. Umva rero icya gatatu. Usheri umfashe gufata bino bintu. Umva shitani arimo arakindiganya, y'igihe cyarangiye n'imbaraga mutekano ziragenda. None icya mbere fasha. Icyambere fata record. Ndimo ndagenda mbyibuka, kandi niyo turi kuganira gutya biba birimo bigenda bijya muri kamera. Birimo biragenda? Birimo, nta kibazo. Icyambere ni uko umuhanuzi ahagaze. Icya kabiri ni uko umuhanuzi abantu bamubona, uko bamubona, uko bamufata. Icya gatatu ari nacyo kirimo ngira ngo iminota myinshi, yego, nabaje bakugana imyitwarire bagaragaje. Kuko aho hantu uko ari hatatu, umuhanuzi yarahaguye, arangije amaze kuhagwa, shitani aba yamubonye, abamuteje itsi, umuhanuzi ahinduka igitutsi. Nyamara tugize urukundo tugakunda umuhanuzi, twasanga ari twe twamugize uku kuntu ari. Yego, nitwe twamugize uku kuntu ari. Uyu muhanuzi basi niba ufite agasukara karobo, sibyo? Waramukunze unywa kacyayi nawe uramuharanywa, cyangwa waragiye umumaramo amavuta umubiri urakakara, uragenda unywa wenyine. Ese uyu muhanuzi wagiye kureba ufite akanusu, wamushyiriye akarobo nawe usigarana akarobo, cyangwa waragiye uramutagangaza umusiga ari gupfa, nawe arangije ananirwa kwihanganira gupfa, areba igisuzugara watereka ibisi nabivamo, ndabigurisha. Impamvu iki kibazo nkikubajije Mama Chance, nanjye ntago biturutse kuri jye, ariko ni Imana ishatse kugira tubariza abantu. Hari abantu b'abahanuzi b'ukuri bahanura bya nyabyo, ariko agahanurira umuntu, ndebera ariko isaha itarenga, agahanurira umuntu ari umukene. Ibi isaha itararangira nta kibazo, ndimo ndabikurikirana nta kibazo. Kuko agahanurira umuntu, niba tugifite igihe cy'isaha rwose ndahari. Urumva? Birababaje ni ukuri. Agahanurira umuntu ari umukene, wa mukene ibyo amuhanuriye bikagenda bigasohora, akagura imodoka, ndetse muri cya gihe yamuhanuriraga akamubwira ngo nibisohora
ngo Imana ningirira neza ikansubiza ubuhanuzi ngo nzakwibuka, ejo bagahura atwaye imodoka akamutera ivumbi ntanamurebe, bigatuma ukiraho uzi ikintu kibabaje Imana, niba ari ikintu giteje umuvumo ku isi, yego, ni ibitutsi abahanuzi bari gutukwa, yego, niba ari ikintu giteje iki umuvumo ku isi, ni ibitutsi biri gutukwa abahanuzi, kandi bamwe mu babatuka nibo batumye bamera gutyo. Ese uyu muhanuzi wakurebeyemo akakuyobora inzira y'iyo werekeza, ugezeyo urahiriwe, umurebeye ku gisuzugurira arimo, uratambutse uragiye, uribwira ko ibintu bizakugwa amahoro, bizakugwa amahoro. Uyu muhanuzi umunsi inzara izamurya akajya guteka imitwe, Imana izareba icyatumye ateka imitwe. Wowe watumye inzara imurya akajya guteka imitwe, mwembi muzahana. Mu mashasi reka tugane ku musozo dusenge, kuko wambwiye ko udashaka ko amasaha arenga. Isaha imwe itarenga, sinibuka ngo twatangiye ryari, ariko twatangiye isa nkaho yageze mu minota saa 9 zirenzeho 22. Reka tugane ku musozo, kuko tugiye ku cy'abahanuzi twazakivuga igihe kirekire, kirimo ibintu byinshi, ukuntu umuntu ahanura agahanura mu gihe kigoye, uwo ahanuriye agasubizwa, yamara gusubizwa ntazongere kumwibuka. Gusa duri gusoza, yego, inka iyo igeze igihe cyo gukamwa, yego, ikimana amata, yego, amata aragenda muri yo, akayibyarira indwara ituma ipfa bakayibaga, yego, yego. Uyu mushumba nawe kuragira biramunanira, n'izindi nka zikabigenderamo, yego. kubera iki? Ntago yabonye umukamo ubasha kumuha iki ubuzima. Rero tuvuga abahanuzi, ariko natwe ubwacu tutiretse. Uko utunga mugenzi wawe agatoki, izi zose zigira zita zikubaza ngo wowe wahahagaze gute. Rero nyamuneka, si ukuvugira bene wacu b'abahanuzi, mama Chance ngewe ukombaho sinjya mbogama, ukuntu niberaho muri uyu mwuka wa gihanuzi nkorera, muri iyi mpano ya gihanuzi nkoresheje umwuka wera, natojwe kubanza gushaka nyirabayazana w'ikibazo. Uyu muhanuzi wabaye igitutsi ku isi, na rubanda rubifitemo iki uruhare. Ariko se wa muhanuzi we, mu gihe wishwe rubanda rwagutereranye, wakwemeye ugapfa uruzabibu bakarutwara kwa Ahabu ko Yezebeli ameze nabi, ukipfira kuyu Ahabu watwaye uru ruzabibu, umunsi azajya gutabara azagwayo nawe, ukitahira amahoro, ukajya mu bwami, ugataha ukiranutse. Kuko niba ari ikintu kirimbuye abahanuzi, niba ari ikintu gitumye basigarira aho ngaho bakaba ibisenzegeri, ni ukunanirwa kwihanganira bamwe mu bisambo byatwinjiranye, byaje kutwica no kutwiba no kuturimbura. Ibi bisambo biri muri bamwe batugana, abantu bakakugana bakakwiba, bakagusahura ubutunzi, abantu bakakugana bakakwica, ubwo bakwishe nyine. Iyo ariho ibiryo byari buvu ukabura bibuze, bakakugana bakakurimbura, bikarangira n'abana bawe batize, bikarangira bavuye mu ishuri, bikarangira ubukene bukwatatse. Harya ubwo umuhanuzi azaguhanurira ahereye hehe? Hazaguhanurira ahereye hehe? Ko ari mwe mwabishe, mwagiye mukabazura. Nubwo abahanuzi babaye igitutsi, ariko na rubanda nabo rwabagize iki? Igitutsi. Reka turebe ko umuhanuzi ari mu ishuri, ari kwiga mu ishuri ry'ubukene da, ariko si uyu munyeshuri ntakeneye na minerivare, akeneye n'ikaramu, ntakeneye ikaramu, ntakeneye ikayi. Aha, Imana yo mu ijuru itugendere, buri wese yisuzume ku ruhande rwe, apana gutunga urutoki. Izi nawe ubwawe umenye ko ziri kukureba. Reka twisengera Imana. Uri data wa twese, ujya kuntuma ku bigendanye n'umuhanuzi mu mafaranga, kugira ngo data wa twese abantu bawe bakurwe mu ruhirahiro. Nta nubwo ari ku mafaranga gusa papa, wampishuriye byinshi. Nta kindi washakaga mu kudukura muri urwo ruhirahiro, ni ukugira ngo tumenye ukuri kurangiza kutubature, twibere muri ubu bwami bwawe bwo mu isi, tuhature tuhahishwe. Nitumara kuhahishwa mwami wanjye, ubundi buri wese wahisemo ubu bwami kububamo azatabaruka amahoro, ahabwe ijuru nk'uko yarikoreye. Nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo, ugenderera ubwoko bwawe buri wese mu kukwemerera, nk'uko wivugiye ijambo ryawe ukavugana natwe. Yesaya 66:2 uravuga ngo uwitaho, ntago wita ku muntu wavuze indimi nyinshi, ntago wita ku muntu warebyemo akamenya byinshi, nta nubwo wita ku batunzi batunze byinshi, bubatse insengero bakagura ibyuma, bakagura amamodoka n'amazu, bakubaka ibihugu ndetse isi bakayuzuza. Ahubwo icyo witaho Uwiteka ni umutima umenetse,
ugahindira umushyitsi imbere yawe. Nyemerera muri kano kanya uduha imbaraga zimena ibyo twabitse ubugugu buhamagara ubujura, twabitse kwikunda, kwihugiraho, kwimenya no kurarikira tukananirwa kunyura. Duhamagara ubujura aho kwimika urukundo. Ni byinshi twimitse, ni byinshi twimuye. Nyemerera rwa rukundo rwaturokoraga, rwa rukundo twiboneragamo, rwa rukundo rwamenyaga tukamenya kurobanura, tukamenya kwirinda, tukamenya kuvangura. Dore ikizira cyinjiye ahera. Nyemerera uru rukundo Mwami rubashe kutugaruriza ubumana muri twebwe. Iki kizira kibashe gutsindirwa ahera, ubwami bwawe bwubakike. Turabyanze ubu bwami ko buganzwa, ahubwo amarembo y'ikuzimu nafungwe kuri wese ujya mu ijuru. Izina rya Yesu. Nibyo Satani afite kwigarurira benshi, kuko iyi nzira irafunganye, ariko iyi nzira inyurwamo n'abakeya. Abo bake n'ugenda ubarokore, kuko muri benshi harimo umwe wabasha kurokora. Mana wowe ntureba ubwinshi, umwe wenyine wahawe ubugingo. Mwami Imana ijuru ririshima, rokora ubu bugingo, udukura muri ayo mabi yo kwitana ba mwana. Bahanuzi bararira ati turanyura hehe? Bamwe bari kwihakana izina ryawe, bamwe bari guhakana ko babaye abahanuzi, abandi tabahanuzi. Mana buri wese niyisuzume, udukureho igitutsi, nurangiza utabara ubwoko bwawe aberekeza muri ubu bwami. Uturinde kuriganwa ubutagira iherezo, kandi uturindire mu isi, buri wese umurinde bitewe nuko wateguye kuzabana nawe muri ubu bwami, kubwo kwemera kugendana nawe. Dutabare, tabara ubwoko bwawe, tabara Topaya Zenebo, wiwi, tabara Yesu, tabara Yesu, tabara Yesu. Rozenebo, tabara izo nzirakarengane z'abahanuzi, tabara izo nzirakarengane zihungira mu bahanuzi. Tabara Yesu, tabara isi, tabara abari kujya mu ijuru, abo batuye muri iyi si nk'abashyitsi. Topaya Zenebo, yaya ye zine robe ti kaya bonevo. Awi, ndakumva Yesu, ndengera. Fata Yesu, ndengera. Yesu, tabara abo bakobwa bawe uzaha ubwami. Tabara abo basore, abagabo n'abagore. Ngaho urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Yesu. Mama Chance, Imana iguhe umugisha. Sinzi niba watanga nimero ya telefoni. Hari umuntu ushobora kubona iki kiganiro akavuga ngo ndashaka kumuvugisha, ndashaka kumugisha inama, ndashaka nsengera. Ibyo byose birashoboka, kuko mu mpano ufite no gusengera abantu nabyo birimo. Kugira ngo utange nimero za telefoni. Yewe nta mpano yo gusengera abantu ngira. Ntayo ngira rwose. Umuntu wese umwenda waratabutse ngo ajye agira ajye yigererayo. Ahubwo wenda nakoresha iyo mpano nahawe. Urumva Imana ibyemeye nyine, nanjye nkakora akazi nahamagariwe. Yego, kandi Imana izabidufashemo. Ntago nakwanga gutanga nimero. 0786421309. Yego, nyamuneka umpamagaye ukambura ku murongo, abantu baba ari benshi, wananyandikira. Kugaruka ngahamagara bampamagaye rwose ntabyo nashobora. Ntago wabishobora, ariko kujya kureba ama message nkagusubiza rwose ntacyo bitwaye. Kandi ujye wihanganira ko nanatinda no muri message, utegereze kuko kwa Yesu ni ku murongo. Nta turatoranya, nta uruta undi. Ubwami bw'Imana twese turi bamwe. Imana iguhe umugisha. Amen.